Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tumaze rero iminsi turi mu ijambo ryiza rituryoheye. Nyagasani yarambwiye ngo nkubwire yuko atangaje izuka, ariko arambwira ngo ngusobanure ko izuka ritaza ku muntu utapfuye. Arambwira rero ngo nkubwire ngo ihanganire bya bigeragezo wabayemo, kuko byabaye ibyo gutuma upfa, none akabaje kukuzura. Ubwo muri make n'ayo magambo, ariko arambwira ngo igihe utarabona ko wazutse ntuzigere utekereza yuko ugipfa. Mbese no kuvuga ngo etape yo gupfa yo yararangiye, ubu tugiye kutangira etape yo kuzuka. Ubwo rero muvandimwe wanjye nkunda, mbaye nkusubiramo mu magambo makeya ijambo tumaze iminsi tuganiraho, ariko kandi Nyagasani akambwira ati urishyigikize, haleluya, urishyigikize ibimenyetso. Niko yambwiye ngo ndishyigikize ibimenyetso. Ngewe ngo ndishyigikire gute? Ndishyigikize ibimenyetso biri muri Bibiliya. Ibyo bimenyetso rero ngewe narakubwiye nti hari ibyambayeho ngewe, ngo ni uburyo bwo gushyigikira iryo zuka. Ndi kukubwira ni izuka tuzazuka ariko twarapfuye. Njye nakubwiye ko napfuye nkazuka, ushatse uzanyite muzuka. Narazutse pe, ndabyemera, kuko hari igihe cyageze nkagira ngo ntabwo izuba rizongera kurasira ku mutima wanjye, nkumva guseka ntazongera guseka, kandi nyamara guseka narabikundaga. Ariko Nyagasani Imana ishobora byose, haleluya, hari igihe agushyira mu marira, ariko hari n'igihe agusohoramo ugaseka. Amina. Hari umugabo rero nakubwiye wabaye inshuti yanjye mu gihe nageragejwe, kandi nongere nkwibutse nti kugeragezwa kwanjye ntabwo ariko kuri hejuru y'ukugeragezwa kw'abantu b'isi yose. Ibyo ngibyo ndumva nongera kubisubiramo nsa n'uwisegura, nkubwira utumva ibyanjye wenda ugatekereza ko ibyawe byapfobejwe. Oya, ahubwo Nyagasani abambwira ati vuga ibyawe kugira ngo n'abandi bana bibuke ibyabo bashime. Muvandimwe, ndizera yuko turi kugenda tubyumvikanaho. Bityo rero icyo uzumva ntikikakubera ikigukomeretsa, ahubwo icyo wumva kikubere ikikuzamura. Uvuga uti naho naba ndi kubabara, naho naba merewe nabi, ariko Imana iranzi. Haleluya. Umenye ko iyi si ntawe uzayinezerwamo ngo yegame. Ntabwo twakwegama tutari iwacu, ntabwo twebwe turi iwacu. Ijambo ry'Imana aravuga ngo hagowe, haleluya, hagowe abishimye uyu munsi, kuko abadamaraye, kuko bashyikiriye imaragahinda yabo. Ubu ngubu hahirwa abababaye, kuko bazahozwa mu bababaye. Rero nawe urimo, nanjye ndimo, n'aba bavandimwe bacu bakurikiye ubuhamya bwa Kristo bari mu bababaye. Haleluya. Rero babandi bashyikiriye imaragahinda yabo bari mu munezero. Twebwe rero ntabwo turi mu munezero, niyo mpamvu tudashobora kuryama ngo dusinzire, ntabwo dushobora kwicara nk'abageze iyo bajya. Muvandimwe, ucyumve kandi ucyakire. Muvandimwe wanjye nkunda, rero iyo nyigisho mu magambo makeya niyo nakubwiye. Rero umugabo wabaye inshuti yanjye cyane cyane. Hari abagabo nahuriye nabo muri uyu muhanda cyangwa se muri uru rugendo. Harimo abagabo narabakubwiye, harimo umugabo witwa Dawudi, hari umugabo witwa Daniyeli mu rwobo rw'intare, twarahuye rwose. Hari umugabo witwa Yeremiya utajya mva iruhande rwose, ariko n'abandi batagatifu nyine twagiye tumva. Ariko hari umugabo ukomeye witwa Yobu wabaye inshuti magara yanjye. Uyu mugabo rero ndagira ngo nkubwire uko yamfashije mu gihe nari mu kigeragezo. Noneho nkubwire n'amakuru ya Yobu tugiye kuyaganiraho. N'umugabo witwa Nowa ntabwo yasigaye mu bangiriye neza, kuko Nowa nawe buriya igihe yarimo nk'ugicundera. Muvandi, ujye umenya ko Nowa nawe ntiyari yorohewe. Tuzabaganiraho bose abo bagabo. Ngewe nzagenda mbakubwira, nkubwire n'icyatumye mbakunda, ariko ndi gutangaza izuka. Ndi kukubwira Nyagasani yatangaje izuka. Haleluya. Nawe rero naho utarabona ko byarangiye, ndagira ngo nkubwire ngo icyo Nyagasani azaguha yatangiye kugikora.
ndibuka Nyagasani ubwo yageze kuntuma ku muvandimwe umwe aramubwira ati rero ngiye kuguha imodoka kandi ubu turi kuvugana mu ruganda bari kuyikora. Niko byagenze koko, yaje imodoka yayiguze iri 0 kilometero, ariko igihe cyo gukorerwa byihura n'uwo mwaka nyine Nyagasani yantumye kumubwira ayo magambo. Ubwo buhamya ajya bwitangira rwose, ni umuvandimwe ufite imbaraga za Roho Mutagatifu, arabutanga kandi bugafasha abantu. Bivuga iki rero? Icyo nshaka kuvuga no kuvuga ngo aho ngaho icyo tugomba kumenya, hari icyo Nyagasani ari kurema azakiguha namara kucyuzuza, hari n'icyo azarema ako kanya bitewe n'uko urugamba ruzaba rumeze. Icyo nkwisabira, rambura amaboko uyerekeze mu ijuru. Yesu yatubwiye ati nimujya gusaba mujye munsaba mubwiye ngo Nyagasani dutabara, ariko ntimukancira inzira. Rero ntabwo tugiye guca inzira z'Imana, ahubwo nimureke turangamira Imana, dutegereze gutabara kwayo. Haleluya. Nuko rero umugabo witwa Yobu yabaye inshuti yanjye, ariko kandi Bibiliya mu bisobanuro baravuga ngo Yobu ntabwo yabayeho, ngo umugabo witwa Yobu ngo ntabwo yaba yarabayeho, ariko ngewe rwose mva abaho atabaho, ngewe Yobu nta isura ya Yobu ntabwo ariyo nkeneye kumenya. Ngewe Yobu ndi kureba ni isomo. Niyo nakubwira ngo Yobu twaraganiye, none utekereze ko nahuye n'umuntu uri kugenda akambwira ngo nitwa Yobu. Nahuye na Yobu mu isomo. Haleluya. Ariko kandi burya Yobu mu isomo agaragara nk'umuntu. Agaragara nk'umuntu gute? Uganira urebye ibyabaye kuri Yobu ukagerageza kubishyira nawe ku buzima bwawe, uzaguza gusanga nawe urimo hari uburyo wahuye na Yobu. Ndashaka rero kugukundisha umugabo witwa Yobu, ndashaka kuzagukundisha abo bagabo bose, kuko bose ubu tugiye gutangira icyiciro cyo kuganira kuri abo bagabo. Umugore naramukubwiye n'Ibikira Mariya naramugukundishije, hari n'undi mugore nzagukundisha witwa Mariya Madalena. Ariko noneho tugiye gukunda abagabo. Haleluya. None ko Imana yabyemeye abagabo n'abagore, ubu tugiye kuganira ku bagabo. Twikundira abagabo, ariko nyemerera dukunda abagabo, twikundira abagabo bazima. Haleluya. Abagabo bazima duhereye kuri Yezu, turebe n'abandi bagabo. Umugabo witwa Yobu rero, habayeho mu gihugu cya Usi umugabo akitwa Yobu. Yari umuntu w'inyangamugayo n'umunyamurava, agatinya Imana kandi akanga ikibi. Yari yarabyaye abahungu 7 n'abakobwa 3, ubwo bose bari 10. Yari atunze umukumbi w'intama 7,000 hamwe n'ingamiya 5,000, ibimasa by'inkone 1,000 n'indogobe z'amanyagazi 500, hamwe n'abagaragu benshi cyane. Uwo mugabo yarushaga ubukire abaturage bose b'iburasirazuba. Yari afite byinshi cyane. Ngewe rero ibyo nakomeyeho cyangwa ibyamombeje nta nubwo nanakubwira ngo byari ingamiye 2, ariko imvi ibyo Yobu yari atunze. Ubwo rero Yobu twahuye ndi kurira, arambwira ati kubundi ubwo wari utunze iki? Ndamurondorera ati ngewe nari ntunze ibikubye ibyo ngibyo inshuro 100 ariko nakomeje gusingiza Imana. Kuki wava ku Mana ngo nuko kandi ibyo wamaye ntubyisubiza, nzakomeza ngushimire. Ati warangiza ukaba uri kubwira Imana ngo Mana ngo wabikoreye iki? Muvandi, iyi Bibiliya utunze n'ibitazagufasha kureba Imana. Ngiye kukubwira ninushaka uzayitwike. Ni bibi gutwika Bibiliya. Cyane twajyaga turahira indahiro ikomeye ngo ndagatwika Kiliziya y'Imana, ngo ndagatwika Bibiliya. Ntabwo mu Kiliziya Gatolika habamo ibyaha bita sakirirego. Sakirirego ni icyaha gikabije, mbese ngewe kirengeje ubushobozi, mbese ibyaha navuga ngo kirenze. Icyo cyaha rero kiri hejuru ya sakirirego, kuko gutwika Bibiliya. Ariko nkongera ngahindukira nkavuga nako ubundi se Bibiliya ko tutayitunze nk'igitabo, aho kugira ngo uzayirimbukane. Ikiruta ko ariko Yezu Kristo yavuze ati aho kugira ngo ayo maso yombi uzajyane mu kuzimu, ikiruta uzanogoremo rimwe. Ikiruta suko iyo Bibiliya wayitwika ukabyibuza ukazashirwa urubanza nuko utayitunze. Ngo ayo maboko ni aho kugira ngo akoshe gukora ikibi, ikiruta aca kumwe. Biraruta ko wazajyana kumwe mu ijuru aho kugira ngo uzajyane yombi mu burimbukiro. Ngewe rero nanjye nkongera ngahindukira nkakubwira ni muvandimwe wanjye nkunda, iyi Bibiliya nitagufasha kubona Imana uzamenye ko warangiye. Kandi ubwo nubwo ndi kubivuga gutyo ndi kugira ngo mugarure hahandi twavuganye, nkubwira ni ubuhanuzi bwo ku Mana n'ubwo kuri shitani buratandukanye. Ndeka nkubwire iyo wavuganye n'Imana aho birebera.
ntabwo ari ngombwa ngo umuntu aza guhagarara imbere ngo akubwire ngo ariko ngo Imana iravuze ngo abo nabo bariho. Ariko na mbere yuko bakubwira ngo Imana iravuze ngo irebere muri Bibiliya Imana iravuze ngo uyitunze iwawe. Ntufite Bibiliya iwawe, ijambo ry'Imana rifite iwawe. Ariko kandi turavuga ngo Bibiliya ngo ni ijambo ry'Imana, siko tuvuga. Ariko warangiza ugahaguruka iwawe ukajyogera ugiye gushaka icyo Imana ikuvugaho. Byambayeho nanjye igihe nari ngeragejwe, ariko ntabwo nabaga nayobye, ahubwo Yezu yabaga sinarabigusobanuriye. Yezu yaramagurutsaga akambwira ati haguruka njye kukubwirira n'ahandi, kuko yabonaga mbwirira iwanjye sinumve. Ndumva narabisobanuye neza. Ntabwo nahagurutse ngiye gushaka Yezu ahandi, icyo tucyumvikaneho. Ahubwo Nyagasani yarazaga yansanga yambwira nkavuga nayo kubundi umubabaro mfite n'agahinda mfite, ubundi wambwira iki kugira ngo ubundi se umbwiye ngo ndi igicucu, ubundi nibyo byanshimisha, ni wahisemo kujya umbwira amagambo andyoheye kugira ngo byibuze urebe ko namara kabiri. Ariko ndabizi ni buriya wangeneye gupfa. Yezu akavuga ati mwana wanjye rwose reka reka amagambo umbwirana, wamara kubimbwira se warangiza ukankubitisha inkoni zingana gutya ukambwira ko uri inshuti yanjye gutya. Ati Louise ndagukunda, ntari kunkunda uti unkunda utunyanditse ku gasi koko, kugeza aho nzamuka umusozi abantu bose bandeba. Hari ukuntu umusozi uterera umuntu ahagarara munsi yawe akajya areba ibyo wambariyemo imbere. Ni uyu musozi wowe untereje ubona ari ngewe ushoboye kuzamuka, uyobewe ko kuva kera ntari nzi kuzamuka, untereje uyu musozi w'ibigeragezo, icyaha nagukoreye ni iki? Ubwo nkisuzuma kuva Louise nkiri muto ubwo nkijyaho. Sinigeze ngira gutya nkabirahira, sinigeze ngira gutya, sinigeze njya gutya. Ariko Nyagasani ni iki naruhiraga koko? Yezu atari ko Louise rwose ko ngukunda ntari kunkunda ute, ubundi urukundo se naha rugaragarira? Nuko yabona ko ntamwumva nyine, abona ko namukambanye akahitamo kumpagurutsa. Naba ndi kugenda mu muhanda ngahura n'umuntu, cyangwa se niba ngiye gusenga ngo ntongane na Yezu ngahurayo n'umuntu, ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo, bigahura neza neza na ya magambo Yezu yambwiye nkiri mu rugo. N'icyatumaga nemera ko abo bantu batumwe n'Imana nuko bambwiraga ibyo Yezu yanyibwiriye. Haleluya, amen. Ibyo rero ntabwo ari byo ndi bugarukeho, ariko umva umugabo witwa Yobu ndi kumukubwira muri Bibiliya, nkakubwira niba iyi Bibiliya itagufasha kubona Imana, iyi Bibiliya ikaba itagufasha kubona Yezu, mbese ubwo iyi Bibiliya yabikumariye iki? Ko yabaye nka cya gitabo cy'umugani. Kera twajyaga dutunga ibitabo by'imigani, nuko waba utazi gusoma no kwandika ukaba ugitunzaho, ugasanga nk'umukecuru arakinambanye, yazabona nk'akuzukuru kize gusoma no kwandika kakaza kakamusomera nuko akishima, kandi igitabo gitunziwe. None rero twebwe twe gutunga Bibiliya nk'igitabo cy'imigani, ahubwo reka tugitunge nk'igitabo cy'ijambo ry'Imana, nk'ijambo dutunzi wacu. Nujye kubaza hakurya hariya ngo Imana iramvuga iki, fata Bibiliya wireberemo. Yobu rero turahura, umva abahungu ba Yobu. Ubwo Yobu ariko yari intungane, atunze ibyo byose ariko ari intungane. Icyo nongere nkigarukeho, gutunga ntabwo bivuga kutaba intungane. Imana yo mu ijuru ntabwo ibuze ibyo iduha mwabavandimwe mwe. Ngo umuntu yaba afite ubukungu ngo buriya ngo yagiye ikuzimu, ukagira ngo kwa Mana ntabibayo. Birahamva ibyo Yobu yaratunze, ariko nawe umbwira ibyo utunze muri byo. Nawe Imana yakubwira ngo nzaguha kimwe cya kabiri cy'ibya Yobu cyangwa kimwe cya gatatu, aricyo waba utwaye. Umva Yobu ngo yari yarabyaye abahungu 7 n'abakobwa 3, ubwo n'abana 10. Yari atunze umukumbi w'intama 7,000. Ubwo uri kubyumva, 7,000 hamwe n'ingamiya 3,000, ibimasa by'inkone 1,000, n'indogobe z'amanyagazi 500, hamwe n'abagaragu benshi cyane. Ubwo se uyu butunzi ibyo, ubwo se yari ko afite izo ngamiya, se adafite imodoka, adafite amazu, ubwo se yaba yari afite ibyo aba ku gasozi? Yari afite ibyo ngibyo se arya ibiryo yagombye kujya gusabiriza? Yobu yari afite byose. Nuko kuvuga ngo iyo bakubwira ubutunzi bwa Yobu bagerageza kukubwira ibyabashaga kubarika. Noneho ubwo ni nkuko bakubwira bati yari atunze afite konti iriho miliyari z'amadolari, mbese nyinshi. Ni nkabyo bashaka kukubwira. Ariko kandi akaba Yobu yari umuntu w'inyangamugayo n'umunyamuravu. Inyangamugayo ni iki rero? Nayo reka tuyiganireho. Buriya ntabwo ari byiza ko dusimbuka, nta kitwirukanze, reka tuganire. Inyangamugayo bavuga ngo umuntu yanga umugayo, n'umuntu wanga ikintu ari cyo cyose cyamuteranya n'abantu n'Imana. Kandi ushobora kuba inyangamugayo mu maso y'abantu, ariko utari inyangamugayo mu maso y'Imana. Yobu rero we yari inyangamugayo mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Yari inyangamugayo, agatinya Imana, akaba n'umunyamurava. Umunyamurava ni umuntu ukunda gukora
ihorana morale uhorana courage mbese umuntu ufite gahunda y'imikorere haleluya ngo akaba umunyamurava agatinya Imana kandi akanga ikibi haleluya umva agatinya Imana kandi akanga ikibi haleluya ibyo bintu Yobu yari uwo nguwo kandi atunze gutyo twaragize umuntu yabatunze byinshi ngo yabivanye ikuzimu umuntu yakwisigiye tuvuta yasa neza ngo ariya ngo buriya ngo agikuzimu umuntu yaba afite umusatsi mwiza ngo uriya musatsi ngo nuwe ikuzimu umuntu yaba yifitiye inkweto nziza ngo ziriya nkweto n'izikuzimu umuntu yakwiyambarira akenda keza kamwegereye kamubereye ngo yambaye nk'abikuzimu mu izina rya Yesu Kristo ikuzimu hitujya imbere haleluya Amen haleluya ikuzimu hitujya imbere ahubwo nituhajya imbere mu izina rya Yesu Kristo wibone ikuzimu imbere ya Yesu ahubwo bona Yesu imbere y'ibyo byose amina erega birashoboka none se Yobu yari afite ibingibi ntiyari umuntu wo mukiranutsi w'inyangamugayo kandi ari umunyamurava agatinya Imana agatinya n'abantu agatinya Imana kandi akanga ikibi nguwo Yobu rero atunze n'ibyo ngibyo ndagira rero ngo mpumurize abafite ubutunzi kandi bari no mu Mana ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka ahubwo dore ikibazo aho kiri nuko ahubwo abantu benshi bibera mu Mana benshi n'abantu babakene basanga nyine niba abantu badafite ubutunzi tubufite hehe ku Mana gusa maze umuntu yaba ari ku Mana Imana ikamuisezerana ngiye kukubakira ngiye kuguha akazi keza ngiye kuguya wabona akazi keza kagutumbagiza iby'Imana bikajya ku ruhande ariko nyamara Yobu yarabifite byose kandi akaba ari no mu Mana haleluya ngo abahungu ba Yobu rero bajyaga ibihe mu guteranira mu rugo rw'umwe muri bo ibirori bikaba byose kandi bagatumira abashiki babo batatu ngo baze basangire ibiryo n'ibinyobwa mbese ubwo iminsi mikuru mu yandi magambo ku Mana biremewe hari ukuntu rero abantu bajya bigira ambiance bakibyinira bakajya kutangiye ngo buriya ngo Imana ntagirirwa hagati muri reka nkubwire nta kintu Imana yo mu ijuru yatwimye na ambiance irayitwemerera abahungu ba Yobu barateranaga bakarya bakanywa bakanabyina birumvikana hanyuma bararyaga bakanywa barangiza bagatandukana barabanzaga wenda bagasenga barangiza bagafata wenda ikimasa bakagishyira hasi bakarya bakanywa bakegama bakinywera ibyo bashaka byose nuko kandi bari mu Mana haleluya erega ku Mana birashoboka ngo iyo bamaraga guhetura ingo zabo zose Yobu yabatumiraga kubasukura maze akazinduka mu gitondo agaturira buri wese igitambo gitwikwa haleluya koko rero Yobu yaribwiraga ati wenda hari abahungu banjye baba baracumuye maze bakavumo uhoraho mu mutima wabo nguko uko Yobu yabigenzaga buri gihe no kuvuga ikirera ahangaha Yobu yararebaga akavuga ati abana nta wamenya ibyabo aba bana bashobora kwishinga amaraso y'ubusore bakishinga ay'ubuto bakaba bahemukira uhoraho kandi iby'uhoraho adakunda ndabizi none rero reka mbasabira imbabazi ibyo bigaruke hehe kuri rya sengesho mubyeyi ugomba gukorera umwana wawe haleluya ukamusukura ugiriye ko uwo mwana wawe agomba guhora asa neza ku Mana amina umunsi umwe rero ubwo Yobu yarameze gutyo ibyo akabikora buri gihe yewe umunsi umwe wa munsi njya mvuga hari umunsi uza ukaza ari rurangiza umunsi umwe rero abamarayika b'Imana baza gutaramira uhoraho Sekibi nawe abazamo uhoraho abaza Sekibi atuturutse he Sekibi aramusubiza ati mvuye kuzerera isi no kuyitambagira uhoraho abwira Sekibi ati se witegereje umugaragu wanjye Yobu nta wundi usa nawe ku isi ni umuntu w'inyangamugayo n'umunyamurava ati arantenye ubwo atinya Imana kandi yirinda ikibi ubwo Imana nayo yari kwirata kuri Sekibi iravuga iti naye mfite ku isi cacaka mfite abantu udashobora gukoraho harimo Yobu Sekibi asubiza uhoraho ati ese kugira ngo Yobu atinye Imana ni kubusa none se ntiwamuhaye uruzitiro rumurinda rukazenguruka inzu ye n'ibyo atunze byose ibikorwa bye byose wabihaye umugisha none amatungo ye yuzuye igihugu ariko urambuye ukuboko kwawe ugatsemba ibyo atunze byose nta kabuza azakuva umurora uhoraho abwira Sekibi ati ndabyemeye byose ndabikweguriye gusa we ntugire icyo umutwara nuko Sekibi ari kubura aragenda urumva Sekibi kareganye yagiye kureguzwa
yatangiye kwereka mama runaka saha arabura se kugusenga wenda wewe urasenga Imana ikavuga ati witegereje runaka arasenga uriya mwana wanjye arasenga nkishima asabira isi yose amahoro nuko nka isi nkayiha amahoro kubera uriya mwana wanjye wowe muvandimwe ni wowe ubwo kibi ngo ngo arabuzwa se niki ngo wamuhaye akazi wamuhaye visa igatangira kurata bya bindi ufite wamuhaye abana abandi bo ntibaba bafite wamuhaye isambu wamuhaye arabuzwa se niki kugusingiza nyamara bira byose bigiye cyamunara zikaba waba ureba yakuvaho ubwo icyo bishaka kuvuga kuko ngewe hano cyera bajyaga bahansomera ndumwana akavuga ukoraho kuko yaganira na Sekibi gute kuko mumva horaho niwe ndakariye nkavuga ndayiko waruzi ko n'Imana nayo igira imbaraga nke imbere ya shitani ntundi Imana kuciyemeye guha Yobu ibyo ngibyo ariko umva icyo Nyagasani yasobanuriye yarambwiye ati ntabwo bamba mfitiye abanjye niyo mpamvu niyo nagutanga mbazi neza kutazamva nkukuvuga ngo Imana iyo yemeye ko ikintu kikubaho iba yamaze no kubona ukuzagisohokamo iba yamaze kurinda umutima wawe ariko iba yawe abamarayika baba bawundadiye maze Sekibi kagenda ikarwana n'umubiri ariko roho yawe ihagaze muri Yesu haleluya mva roho niyikomeye umubiri nta kavuro ni ijambo ry'Imana nuko rero ubwo Yobu ngo umunsi umwe rero ubwo no wundi munsi abahungu n'abakobwa ba Yobu bari bateraniye kwa mukuru wabo abahungu n'abakobwa bawe cyangwa se wowe mu kazi cyangwa se mbese wowe mu munezero wari wifitiye barya kandi banywa nuko intumwa iza kubwira Yobu iti ibimasa byarimo bihinga n'indogobe zirisha iruhande rwabyo nuko abanyesaba barahuruduka barabinyaga bicisha inkota abagaragu bawe ncika kwica umujyenyine ndahunga nza kubikumenyesha ubwo ni inkuru mbi ya mbere muvandimwe ushobora gutangira nawe guzikira ku murongo uko ni inkuru mbi zagiye zigukurikiranaho ziza zitangira ibihombo bitangira ngewe ubwo narahasomye nkahita ubwo mbese biratangiye ubwo rero iyo bitangiye niho hahandi dutangira kurira ngo Mana wambabariye ukanyiza iki kigeragezo umva icyakurikiyeho ubwo twebwe twatangiye kurirereka wari ufite umwana wenda atangiye kujya mu bitaro uti Mana we umwana wambabariye umwana agakira uyu mwana rwose agakira Mana yanjye we uti ndapfuye kuko mu gihe ukiri muri ibyo ngibyo umwanya akivuga ibyo onda baraha ageza aho ngaho ati inkongi y'umuriro w'Imana yamanutse ku ijuru itwika intama n'abagaragu iratsemba n'igihe n'abarokotse nza kubikumenyesha ubwo ibigeragezo byatangiye ibigeragezo mbese ibintu byatangiye kugukomerana kimwe kiri gusimburwa n'ikindi byatangiye gushyuha ubwo kandi reka nkubwire njya dugeranya na wa muceri uri ku ziko ubwo reka nkwereke bayishyira ku ziko isafuriya bayishyira ku ziko umuceri ukiri mubisi n'amazi ari mabisi uko rero umuriro ugenda wiyongera niko amazi agenda ashyuha uko agenda ashyuha burya abasatira kubira uko abira niko burya abasatira maze umuceri ukabirirwa mwazinzi icyo kigeranye njye nkunda kugitanga ko Yesu nicyo yampaye icyo gihe umuceri mu mazi ubu uri gutogota ukazamuka mu mazi ukabona agaceri uruheke rw'umuceri uruheke rw'umuceri ukagira ubona mu mazi ruzamuka rukongera rukamanuka ngewe bigakomera ubwo ariko uko bimeze gutyo ntabwo umuceri w'uburyo iyo amazi yatangiye kubira ntabwo bivuga ngo umuceri urahiye nta nubwo isafuriya bagiye kuyiteruraho ahubwo dore igikurikiyeho rero umwanya kivuga ibyo umva se ubwo no kuvuga wa mwana wari urwaye yewe birarangiye mu mwanya ukivuga ibyo ariko waruze nta wundi uri ku ishuri ngo baramwirukanye mu mwanya ukivuga ibyo mu mwanya kivuga ibyo ikindi ayiwe mu mwanya bakivuga ngibyo nibyo kwa Yobu ceceka nkubwira umugabo twahuye witwa Yobu ubwo ariko yarabimbwiraga nkanjye nkajya nibuka ndabyibuka uko byakurikiranye ndakwibuka buriya rero reka nkubwire iyo wagiriwe ubuntu ukaba ufite Imana byose urabibona kandi n'ukuri urabibona Imana iguha amaso yo kubibona ngewe bitangira kuzamba naragiye mbwira abantu twasenganaga ntibavandimwe ariko ndi kubona ibintu byanjye biri kuzamba ntacyo bashoboraga kubikoraho birumvikana ariko wararume njye ndahise nsona bwangu ntabwo njya ntegeza ko imvura igwa iyo mbonye ikirere gikubakubye ndasona ndagenda nkanda kuri ararume ni nyamara abavandimwe ni ngende kubona ibintu byakomeye
bati rwose ihangane tugiye kugusengera. Ubwo rero Yesu Kristo yageze arambwira ati n'aya masengesho bavuga ngo baragusengera atari muri reka oya ibyerekane buretse nuko umwanya kivuga ibyo rero undi baratungutse atabakarideya biciyemo ingamba 3 birara mu ngamiya zawe barazinyaga bicisha abagaragu bawe inkota ingege nyine warokotse nza kubikumenyesha. Yobu we inkuru mbi ziri kwisukiranye rega ubwo ni kwa kundi kimwe kiva wowe uguri gusenga utari ko mana wantabaye aho kugira ngo kiveho hakaza ikindira yewe we n'ikindi noneho ngiye byangezaho n'imodoka igahagarara mu muhanda n'ukurindi kugenda besanze wenda ngwishizemo ariko shitani yo yahagurutse iyo ibintu byamaze kuzamba byakakaye ukaburwaye izo ndwara narabikubwiye wese ni ngombwa ngo bisubiremo noneho ibyo bikonye uruvugo ubwo kuvuga ngo abagaragu bawe bapfuye nacyo tujye tucyumvikanaho nuvuga ngo banyaze ibintu ariko bakica n'abagaragu be. Nukuvuga iki rero nukuvuga ngo bamutwaraga ibintu ariko n'inshuti nzima abo yari yizeye nabo bakabigenderamo. Nukuvuga ngo batwaraga ingamiya ariko bakica n'abashumba bazo. Nukuvuga iki babashumba akenshi nakenshi umukozi w'umuntu buryo uramwemera ubuzi ko ari boss. Babashumba rero burya baba bazi ko shebuji cyavuze kibari icyo ngicyo. Nukuvuga rero ngo kwica umushumba donc kwica gutwara ingamiya ukica n'umushumba nukuvuga ngo kunyaga ibintu kunyaga ubutunzi ariko no mu mitwe y'abantu kabanza ugakuramo bwa butunzi ugakuramo cya cyubahiro bari bagufitiye ugakuramo cya rwa rukundo bari bagufitiye bagasigara bakureba nk'umuntu uri aho ngaho gusa. Nicyo bisobanura kuko nubarangwe ngo imirambo ngo yo ngo ubuse ngo bashyinguwe nande wakwibaza se ninde washyinguye abo bagaragu bayo kuko ngo bari benshi cyane. Icyo rero bisobanura hano ngewe Yobu yarabisobanuriye arambwira ati kuvuga ko nayo ifite abagaragu benshi nuko ngo narinzwi kandi nakundwaga na bose kubera ko nayo ifite iyo mico myiza. Ati rero nawe wagize ijambo ryiza rituma abantu bagukunda n'abakubwiranye bose bakajya bakubwirana mu buryo buri positive. None wose kiba atangiye kunyaga ubutunzi anyaga n'ibitekerezo by'abantu anyaga no kukwizera anyaga no kugukunda bose batangira kujya bakureba nk'umugore wa mugore. Ubwo rero yewe yarabimbwiye nitavugane nibyo kuko umuntu wenda tuvuge narapfuye pe nagira ikibazo binyobeye nkabona mfite iseta ariko nta mafaranga yo kuranguza nkayako umuvandimwe rero akayama ariko mu kujya kunyishyuza ntaze ngo ambwira ati se mama ko binyobeye ngirene ahubwo akaza kano y'amaso ngo ngo nutayanyikira ngo ni police nyine nakundi ngo nkavuga ni ko muvandi wakwihanganye kuko ati ibyo ntago bindeba terega ngiye umusonga wundi sinkiwumva. Ati bu ntago nyumva umusonga wawe ukabona ko atari Yesu ukabona ko atari Imana iri kuhumekera muri uwo ukabona ko ari shitani yahagurutse koko bikagaragara mu maso ya wa muntu. Nicyo rero ni wumva ngo se kibi yanyaze kwa Yobu ntugire ngo yishe abantu barapfa ahubwo yishe mu mitwe yabo abagaragu ba Yobu nabo baramukwena nabo bamuvaho. Yobu asigara indogobe zagiye intama zagiye ingamiya zagiye bya bindi byagiye ariko n'abamukoreraga cyangwa se n'abagendanaga nawe abamwumvaga bo yatumaga muri bwa bushyo bagakora abamuzaniraga inyungu zivuye muri bwa bushyo nabo bamaze kumuvaho. Nicyo ngicyo bisobanura akaba ari nacyo rero nakubwiye muvandimwe iyo uri mu kigeragezo n'abantu barakuhunga bakuvaho nayo bunuko byamugendekeye. Rero n'ikimenyimenyi uri buze kucyumva ndaza kukikubwira. Igihe kivuga ibyo undi abagezaho atabahungu n'abakobwa bawe bari mu nzu ya mukuru wabo barya kandi banywa divayi nuko inkubi y'umuyaga ituruka hakurya y'ubutayu ihirika inkuta z'inzu zose uko arenye nayo irarindimuka ibagwa hejuru barapfa. Nijye nyine warokotse nza kubikumenyesha. Ubwo se wo n'umwana wa Yobu waruje kubimumenyesha bavuga undi ntabwo wavuze uwo ari we. Nukuvuga iki rero mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo inkuru mbi ntiyoberana. Abana ba Yobu barapfuye bose ariko haje umuntu uza kubimubwira. Inkuru mbi ntiyoberana kandi umuntu uyivuga nawe urabishobora. Yobu ubwo uko baravuze bati ingamiya zagiye atariko mana koko ati ni wowe wampaye ubwo urabyishubije. Batariko n'intama zagiye n'abagaragu
ati nta kundi nabigenza, ubwo ari kubyakira, ariko haje noneho icyo bita imenuramuhini, rurangiza ya yindi noneho ugiye kumuvana ku izima. Yobu bamaze kumubwira iby'abana be rero, Yobu arahaguruka ashishimura igishura cye, yikomboza umutwe, arambarara hasi, aramya agira ati, mvuko byakurikiyeho rero Yobu bamaze kubimubwira, yarahagurutsa ashishimura igishura cye. Kandi Yobu twibuke ko ari umukire, kugishishimura se yarafasha agira gutya ngo kiracika nka wa mwenda ushaje, reka da. Gushishimura igishura byaramuvunnye cyane, washobora ko nawe yarajye no gushaka n'urwembe n'urushinge, ariko ikiri cyo nuko iyo wamaze kugeragezwa bya bindi byiza biryoshye, ugira n'imbaraga ziruta iz'umuntu. Mbese Yobu yafashe igishura ngo waragitanya, ni ukuvuga ngo gushishimura igishura mu yandi magambo ni ukwanga byose yari afite, kumva byose bikubihiye, iyo mirimbo ntacyo kikubwiye. Ariko amuvandimwe, wibwira ko waba uri mu kigeragezo ukarimba, urimbye ute? Kunabyambara ntibinakubere, wabyambara bakagira ngo wabitiye, byarabaye. Yobu rero amaze kubikora ibyo ngo yikomboza umutwe, arogoshesha umusatsi wose. Kwikomboza ariko ntabwo ari ukwiyogoshesha, ni ukuvanishaho ikintu kitagenewe kogosheshwa. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba yarafashe nk'umuhoro, cyangwa se agafata nk'icupa ryamenetse, akaba arijya kuzaho umusatsi, gukuraho umusatsi mu yandi magambo. Ubundi umusatsi ni ikimenyetso cy'uburanga, yego abantu bakunda umusatsi. Buriya rero gutereka umusatsi, kwita ku musatsi, bikaba biri mu bintu biranga ubwiza bw'umuntu muri rusange. Gukuraho umusatsi rero bivuga kuba wanze noneho byose ubyanze, n'isura yawe n'ubwo bwiza na bya mirimbo n'amitako byose urabyanze, mbese ibinezeza byimvanyeho. Nicyo bishaka gusobanura. Yobu rero yikomboza umusatsi, yikomboza umutwe, arambarara hasi, aramya agira ati, yarambaraye arira, oya yarambaraye ni nko kuvuga ati agwa yubitse inda hasi, ariko ababaye, ntabwo yagushijwe n'ubushake. Yobu yaragiye ahirima hasi, amaze mbese byose ako kanya yumvise bihindutse ubusa, byose biramubihiye, byose bibaye bibi. Yobu aramya agira ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubirayo nambaye uwundi. Uhoraho niwe wampaye, Uhoraho niwe wishubije, ntihasingizwe izina ry'Uhoraho. Muri ayo makuba yose Yobu ntiyigeze acumura, nta n'ijambo risebya Imana yigeze avuga. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Yobu rero ayo magambo yose, ibyo bintu byose yarabirebye, aravuga ati, se koko ubu se nkora iki koko? Ariko muvandi, hari ahantu bigera ukavuga, nkora iki koko? Nkora iki? Ukabona abantu bose abo bagaragu bakuvuyeho. Abagaragu rero ubundi bivuga abantu mbese wenda navuga ngo baciye bugufi, cyangwa abantu baguciriye bugufi kwa. Rero buriya reka nkubwire uko nabigereranya mu ijambo ry'Imana. Ibyo bintu narabibonye. Hari ukuntu twajyaga twijya kwigisha wenda nk'ijambo ry'Imana, bakaduha mikoro, ukabona nyine abandi bose baricaye, urahagaze. Ibyo byambayeho kandi henshi. Noneho abantu abo bicaye, donc icyo ni ikimenyetso, uhagaze abandi bicaye, ni ukuvuga ngo haba harimo gucira bugufi impano yawe, haba harimo gucira bugufi ijambo ryawe, haba harimo gucira bugufi icyo uri cyo. Abo rero bari bahari. Iyo rero ibintu byari byamaze gukomera, abandi bose abari bicaye, ni ukuvuga ngo bagira gute, bakuramo akabo karenge, bahaguruka bigendera, ukazajya kubona ukabona usigaye uhagaze wenyine. Pardon, inkorora yanze gukira, none ahubwo irimo kugenda ishibuka bundi bushya, ariko ntabwo bizahubanganya ijambo ry'Imana, humura. Rero icyo nabonye nuko iyo bimeze neza rwose, kwa kundi mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo umukecuru uhishije ntabura abuzukuru. Nibyo, iyo bimeze neza, impano ziri gukora, yego amashitani arirukanwa, biragaragara, amasezerano ari gutangwa, ibintu birakomeye. Iyo mpano barayipfukamira, banakubona bagashaka no gukoma amashyi, bati ni wowe. Abantu bajya kuri status, hari akantu muzabona na postinze, nigeze gupostinga mu minsi ishize, indogobe ebyiri zaganiraga, imwe ibwira indi iti, rero ejo aha hantu narahanyuze, manyura ntwaye Yezu. Noneho abantu bari bankomeye amashyi,
bamenye, mbese naratambukaga bagasasa n'ibishura byabo n'imikindo nkagenda ho mpetse Yezu. Ariko Yezu amaze kumvaho ndi kuhaca ntihagire n'umenya. Noneho mugenzi wayo yibwira ngo nuko abantu bameze, ariko yayishubije neza ngo udafite Yezu ngo ntacyo uburicyo. Haleluya, udatwaye Yezu ntacyo uburicyo. Umva rero njyewe sinageze aho ngaho kuba ntatwaye Yezu, ariko iyo impano ziri gukora abantu bari kubona biri gukunda guko baranakuririmba da, iyi mivugo n'imitomo ikabodeka. Ubu no muri audio ndazibona nka Yezu akambwira ati rero ati ni iby'igihe, hari igihe kigera abantu bose bakaguhakana nkaho batigeze banakumenya, ni icyiza wabahaye bagasa n'abagihunga. Jambwira Yezu Kristo ngo azambabarire ntazansubize muri iryo korosi kuko narivunikiyemo pe. Kubwo rero muvandimwe, ikintu nshaka kukubwira ni iki, nuko iyo izo mpano ziri gushayininga nyene ziri gukora ibintu bikomeye, bati rwose ni wowe uvugishwa n'Imana, ni wowe rwose, bati impano zawe ziratwubaka, biba ari byiza. Ariko habaye akantu gatoya bose barigendera ukayoberwa uko byagenze. Nuko rero Yobu nuko byamugendekeye. Yobu rero nawe aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubirayo nambaye ubusa. No kuvuga ngo nta kintu na kimwe ngewe nari mfite, nta butunzi, nta kintu cyanjye, ahubwo byose n'Imana yabimpaye. Uhoraho niwe wampaye, Uhoraho niwe wishubije, ntihasingizwe izina ry'Uhoraho. Rero iri ni ijambo rikomeye cyane. Iri ni ijambo rikomeye kuko iyo umuntu ari mu kaga ntabwo riza, ahubwo byabigeragezo uko bigenda kimwe kivaho yewe ntabwo cyavuye, ahubwo kimwe kisuka ku kindi, kisuka ku kindi, kisuka ku kindi. Uzi icyo uvuga ngo ariko bimana ngo ubu koko ngo yanyangiye iki, ngo ubuzi y'Imana ngo ariko se koko ngo ibi ni ibiki, ngo ubuze n'igihe wakoze ibyakurusha abandi, ngo ariko si ibi ni ibiki. Ugasanga noneho watangiye kwitwa uwakoze ibyakurusha abandi. Noneho ngo muri ayo makuba yose Yobu ntiyigeze acumura, nta n'ijambo risebya Imana yigeze avuga. Impamvu rero babivuga gutya turibuze kuyisobanukirwa, kuko uyisomye uko Yobu yagiye avuga uza gusanga Yobu hari amagambo menshi yavuze agoye, ndetse n'Imana ikimenyimenyi. Nitugera hano hirya gatoya Imana iza kuvugana na Yobu, reka tuharebe, wenda nubwo ariho hari buze guhera, ariko reka tuharebe ukuntu Imana yavuganye na Yobu. Urahita wumva icyo hano bishatse kuvuga. Nukuvuga ngo ahantu sinahagusobanurira ntakubwiye ijambo Imana yavuganye na Yobu. Igisubizo cya Yobu, ijambo rya kabiri ry'Uhoraho. Reka turebe ijambo rya mbere ry'Uhoraho, ndi kuhashaka. Ijambo rya mbere ry'Uhoraho. Uhoraho asubiza Yobu mu nkubi y'umuyaga agira ati, uwo ninde ubangamiye umugambi wanjye, yishingikirije amagambo ye y'amahomvu. Kenyera kigabo rero ukomeze, maze nkubaze unsubize. Igihe naremaga isi wari. Umva, ubwo rero Yobu atangiye kuvugana n'Imana. Icyo nashakaga kukubwira ni iri jambo ngo uwo ninde ubangamiye umugambi wanjye, yishingikirije amagambo ye y'amahomvu. Amagambo y'amahomvu no kuvuga ni amagambo mbese adafite agaciro, amagambo mabi mu yandi magambo, amagambo adafite icyo asobanuye. Ninde uri kubivuga ubwo? Kandi Imana yavuganaga nande? Na Yobu. Rero hano bakavuga ngo muri ayo makuba Yobu ntiyigeze acumura, nta n'ijambo risebya Imana yigeze avuga. Ariko Imana ije kumureba yavuze ngo amagambo y'amahomvu. Ni ukuvuga ngo ni amagambo y'amatakaragasi adafite gahunda, ariko adasebya Imana. Ni ukuvuga ngo ni amagambo yo kwituka, yo kwijujuta, ariko adasebya Imana. Haleluya, icyo tucyumvikaneho. Ntabwo Yobu yasebeje Imana, ariko kwijujuta byarabaye. Kubabazwa n'ibimubayeho nk'umuntu byarabaye. Aravuga ati Mana koko ubu si wandemeye iki? Nuko Yobu atangira rero kwijujuta. Noneho rero ibyo ntibirangiye, reka dukomeze. Nuko undi munsi abamarayika b'Imana baje kuyitaramira, Sekibi azana nabo kwiyereka Uhoraho. Uhoraho abaza Sekibi ati, uturutse he? Sekibi asubiza Uhoraho ati, mvuye kuzerera isi no kuyitambagira. Uhoraho abwira Sekibi ati, ese witegereje umugaragu wanjye Yobu? Nta wundi usa nawe ku isi, ni umuntu w'inyangamugayo n'umunyamurava, atinya Imana, yirinda ikibi, kandi yatsimbaraye ku bupfura bwe. Nubwo wamunteranyijeho nta mpamvu ngo mwice. Sekibi asubiza Uhoraho ati,
ibyobo n'impangu ihedi ubwo ni nka byavugaga ibyobo n'impangu ubwo horaho yaramubwiye ati rero nubwo runaka wamuteje ibigeragezo ariko abonye ko yangumyeho yamugumyeho ati rero Yobu yirinze kuvuga ijambo rituka Imana yarababaye cyane ararira ayigaragura mu mukungugu ariko ntiyatuka Imana. Haleluya, ntiyatuka Imana ahubwo aravuga ati uhoraho we niwe wampaye none urishubije. Ariko ubwo ntabwo Yobu yabivugaga aseka, iyi ntabwo yavugaga ngo ngo wararamaye narishubije, oya yarariraga yarababaye cyane. Nuko Sekibi ntabwo urumva ntiyarekeye aho, ni ukuvuga ngo bya bigeragezo Yobu yahuye nabyo Sekibi yavuze iti bireka ndamwumvisha, reka da iracyakomeza. Noneho ayibwira uhoraho ati ibyobo n'impangu ibyo umuntu atunze byose arabitanga akarengera ubuzima bwe, nyamara ariko urambuye ukuboko kwawe ukagira icyo ukora ku magufa n'umubiri we nta kabuza azakuvuma urora. Uwo arabwira Sekibi ati ngaho ndabyemeye ndamukweguriye gusa wirinde kumwica. Rego uhoraho aramurekuye. Ibi rero najyaga mbisoma uhoraho nkamurakarira nkavuga nti Imana yacu niyo idutanga namaze kubimenya, ariko yarambwiye ati iyo mbyemeye haba hari impamvu. Haleluya, iyo umusirikare agiye kuzamurirwa ipeti aca mu ikosi. Haleluya, kandi uko aciye mu ikosi rikomeye niko n'ipeti rikomera. Ntabwo tuzabona ipeti tutawuciye mu ikosi bavandi, tutaciye mu mashuri, tutaciye kugira ngo ubone diplome uba wize. Uhoraho rero ajya yemera ko winjira mu ishuri kugira ngo ubone diplome. Muvandi murabyumva? Kandi iyo yemeye kujya mu ishuri ugatanga minerivare agatanga ibikoresho byose kugira ngo wige. Niyo mpamvu yavuze ati ndamukwegure ko numwice. Ni nko kuvuga ati nagenda ajye kuba muri interina ariko mujye mumugaburira. Haleluya. Nuko rero Yobu agiye muri interina yo kwa Sekibi. Sekibi asiga uhoraho aragenda maze aterereza Yobu ibibembe bimuhindura inyama kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu mutwe. Yobu afata urujyo rwo kwishimisha maze yicara mu ivu. Birakomeye. Ibibembe noneho yabaye inyama ahantu hose. Yobu rero ubwo turaganira yarambwira ati ariko aho hantu warahageze oya ni ukuri ntabwo ngiye kukubeshya, wenda buri wese agira ingamiya ze ndakagira umukumbi w'intama ze, ngewe ntabwo nagejeje kuri izo, cyakora narababaye ibyagiye nabyo byarambabaje ko sinageze aho ngaho. Ati nge nari mbitunze rero ibyo byose, ariko noneho si nibyo byonyine abana baragiye. Ati si wowe abana bawe baragenereka reka abana banjye kandi koko abana nabyaye ku mubiri muri ibyo bigeragezo. Nukuri abana banjye bangumyeho ukabona ko bababajwe n'ibiri kumba, ariko abana bangumaho. Uwo twashakanye angumaho. Byarashobokaga ko nawe n'abana bakavuga bati mama nakazi kawe ibyo ngibyo byarashobokaga. Ko Yobu yarambwiye ati ibyo byarashobokaga, ati ngiye abana bari bapfuye. Gupfa kw'abana nitubirebere cyane ku mubiri kurusha kuri roho. Ni kwa kundi wenda ushobora kuba uri kumwe nabo ariko batumva ibyawe, kandi bibaho pe. Ugasanga mu bakunyega nabo barimo. Umugore wa Yobu we ntabwo yari yarapfuye, ni kuvuga ngo yari yaramugumye hafi, ni ukuvuga ngo mbese ni wa mugore wavugaga ati uko biri kose nagiranye isezerano nawe amugumaho. Umugore we ariko aramubwira ati ubwo se kandi uzongera gutsimbarara ku bupfura bwawe ra? Vuma Imana wipfire. Umva wa wundi wari warakunambye nawe waragiye. Umugore wa Yobu ashushanya umuntu wabashije kuba yakwihangana akanya gatoya, ariko amaze kubona ibikubayeho, amaze kubona kagurimo ati yewe ati nushaka kuvuma Imana wipfire n'ubundi ndabona byarakurangiranye. Imana ijya ibikora abantu bose bakakwanga bakagutererana. Ngewe rero Yobu araza aranganiza ati abana se nawe baragutaye ntoya, abana banjye rwose barabyumva, gusa nyine byageze ahantu no gusenga birabananira. Urumva abana bari mu rugo bamenyereye gusurwa, urugo rwanjye rwaragendwaga pe. Uretse wenda n'ijambo ry'Imana nkora cyangwa se Imana nkorera, ariko no mu buzima busanzwe kubana n'abantu ntabwo byananiraga pe. Nari kuva kera ndi umwana muto nari nzi kubana n'abantu. Ni ukuvuga ngo nari mfite inshuti z'ijambo ry'Imana n'inshuti zisanzwe zitari mu ijambo ry'Imana, ariko kuko abatugendereraga bose ntago ariko twavugaga ijambo ry'Imana, ari n'abahageraga tukaba tudashobora gusenga kubera ko twaba tubabangamiye. Icyo nshaka kuvuga n'iki, n'izo nshuti rero abana bakaba bazi ko
wenda muri weekend turi busurwe n'abantu cyangwa se tujya gusura abantu, mbese bakaba bazi ko urugo rwacu ari urugo rugendwa pe. Mbese no mu rugo twari tubizi, na muri quartier nari ntuyemo, ntabwo nari ntuyemo kuko niyo ngituyemo, bari bazi ko urugo rwanjye rugendwa, bari babizi pe. Ahubwo rimwe na rimwe akambaza ko muhorana abashyitsi ni ukubera iki. Hakaba nubwo rero nkagira n'ukuntu twinezerererwa, burya ntagiye kwizihirwa njya mbishobora, tugashyiramo umuziki tukibyinira, nuko n'abaturanyi batari ko mwaraye mukoze ibirori ko mutadutumiye, ko twumvaga radiyo muri kubyina twanezerewe, haleluya, uhoraho yabutashye se urugo rwa rurimo, wagize ngo umunezero ntuhaba, wumva ariko igikurikiyeho. Ba bantu rero bagira gutya bose bari kubura, barigendera, abana basigara mu rugo bonyine na se, bakajya bategereza n'uwaza kubasuhuza akabura, bakajya bareba n'uwaza ko bakavuga ati mama ko yagiraga inshuti zajyaga ziza zikanaduha biswi, tubure n'uwaduha biswi, bakabura. Nuko umugore wa Yobu, cyakora umugabo wanjye we yangumyeho, Yobu ati se n'abana barigendeye ntoyano, uretse ko bahungabanyijwe no kubona nyine nta bantu bakibasura. Ariko ubwo rero za nshuti tudahuriye mu masengesho zo zamaze kubibona ziritaza, zitaha akabasenga kashobotse. Iyo z'abasenga rero nazo ngo ngo ingabire y'Imana yagaragaye, mbese ubwo muri make bose barigendera, abana basigara bari mu cyeragati. Umugabo nakabazi ko ngira inshuti nyinshi, yaragazi ko ari abantu bajya, akavuga ati abantu bawe nuko ba bantu rero akambwa ati se ba bantu bawe baza kaga wahuye nako ni barabimenye ko babivuga wikize, ntabwo mbizi. Nuko mbese muri make twaguye muri icyo kintu kimeze nk'urujijo, kandi iyo mbivuga mba ndi kuvuga ngira ngo nkwereke ibyawe muvandimwe, ntabwo ndi kurata inkovu z'ibyanjye. Nuko rero umugore wa Yobu nawe araza ati vuma Imana wipfire. Ariko ngewe nagize amahirwe, uwo twashakanye siko yambwiye, ariko nyine bigera ahantu abantu bose bakugiraho urujijo. Watanga n'igitekerezo mu bantu batari kuburi aracyatekereza se, wavuga ikintu bakafata umwanya uhagije wo kukitekerezaho kuko wabumva utakiri muzima. Ariko aramusubiza ati umva imbaraga, uravuga nk'umugore w'igicucu ko twakira nk'umugisha ihirwe Imana iduhaye, ni kuki tutakwakira neza ibyago itwoherereza. Aya magambo niyo tugiye gusorezaho. Nawe ngiye kukikubaza, niba twakira neza ihirwe duhawe, kuki tutakwakira umugisha ibigeragezo? Mvandimwe, iki kibazo ndakiguhaye ngo ukibazeho, ugitekerezeho. Ni ukubera iki? Wakumva ko wabona akazi ugashima, wakumva ko biri bugende neza ugashima, ariko byaba byagenze nabi ukavuza induru ukarira, kandi nabyo Imana ijya ibikorera kwiyubahisha. Kandi twamaze kubona ko nta musirikare uzongererwa ipeti atagiye ku ikosi, kandi twamaze kubona ko igarade ryose rivuna, twamaze kubona ko diporome yose ikorerwa. Kuki tutakwakirana ineza ibyo Imana itwohereje nk'ibigeragezo? Muri ayo makuba yose umunwa wa Yobu ntiwigera umutera gucumura. Wangu umugore yaraje aramubwira ati ariko ubu ntabwo ushobora kuva kuri iyo Mana. Yobu ayigumaho. Abantu baraje n'ababandi witaga inshuti magara baraza barakubwira batari kubwo nturabona ko byakuyobeye, uranga uguma ku Mana. Haleluya, nicyo ngicyo bivuga. Nukuvuga rero muvandimwe wanjye nkunda, ibigeragezo wahuye nabyo cyangwa uhura nabyo byikuvana ku Mana. Uyu mugabo witwa Yobu yabaye inshuti yanjye cyane, kandi ubucuti bwanjye nawe ndakubwira impamvu yabwo niyo ngiyo, nuko yanyeretse ko ngewe numvaga narapfuye, ahubwo nkavuga niba hari umuntu wageragejwe n'umumararungu Mari Louise, yo butunganiye naje gusanga nta n'akantu k'akadomo kitwa ikigeragezo. Arambwira ati ubu ngubu uri kurira ngo urageragejwe, ni ati hejuru y'ibihise, ati umva ngewe ibyambaye, ubuse wari utunze nkanjye ntoya, umugabo wawe se yakuvuyeho? Ntoya, mugabo wanjye rwose Mana yanjye ntacyo namubeshyera. Ati abana bawe ntibana banjye rwose ab'umubiri bwo nibo, kuko nayo bajya gupfusha ab'umubiri, ariko kamemo n'abaroho barabagaragu bari barapfuye already deja, nuko bari barapfuye. Nuko noneho arambwira ati iwe maze wagize amahirwe bakugumaho, ngewe bose barigeraya. Sinumva n'amagambo y'umugore nti nubwo se ubwo wari usigaye nanda, ati ngiye nyine ndi kwishimisha urujyo. Ntiyari afite noneho n'umushima. Ati se we hari n'ibintu warwaye ku mubiri? Ntoya, umubiri wanjye nguyu rwose mfite uruhu rwiza n'amavuta yo kwisika nkayabona. Ati se wowe ugira n'abagusura? Hari abavandimwe n'ukuri mva Yezu Kristo sinzamubeshyira ngo mubwire ngo bose ngo bamuhunzeho. We bose bamuhunzeho, ngewe hari abasigaye.
inshuti nkeya umva ni nkeya nanjye mvuga ngo nkeya nagereranya nabo nari mfite nk'inshuti nkeya ariko zarahagobotse iyi zarahagobotse burya na Yezu muzire musura abagore baramuririye nanjye izo nshuti zindirira narazibonye Yobu nawe ariko burya reka nkubwira agasigisigi kabaho Yobu nawe burya yagize abagabo batatu baje kumusura abandi bose bagiye bamuvaho nyuma y'ibyo Yobu yabonye abantu bazaga kumusura b'inshuti ze imurongo wa 11 aravuga ngo inshuti eshatu za Yobu zamenya ayo makuba yamugwiririye buri wese ava mu gihugu cye ibi nabyo tuzabiganiraho uzumva icyo bisobanura ni ukuvuga ngo ako gasigisigi kabaho Yobu yagize izo inshuti eshatu Yezu yagize Mariya nyina na Mariya Madalena na Mariya Mukakiropa na Mariya baba Mariya bahagaze na babagore bamuriraga mu nzira y'umusaraba ariko havuyemo umugore umwe witwa nakubwo ni babiri kuko hari aho bavuga ngo Mariya nyina wa Yezu na Mariya Madalena bazindukira kumva abandi bakavuga ni Mariya mbese muri make hari umugore Mariya nyina wari uhagaze munsi y'umusaraba ubwo yamuturagaga ibyo urabyibuka ariko noneho nyuma no mu gihe kizuka hari umugore wagiye kureba kumva uko byagenze haleluya bivuga iki rero Yezu izo nshuti yarazifite nkeya ariko yarazifite z'ukuri nanjye rero yarazimpaye nagize inshuti nkeya z'ukuri ziraza koko zimbere inshuti z'ukuri Yobu nawe yagize izo nshuti eshatu zavuyeyo zari zirizeza zimusanga ni ukuvuga rero ngo ago gasigisigi burya Imana iragatanga nicyo kikubwira burya ibintu by'Imana wenda barapfa bagashirika bagasigara agasigisigi burya agasigisigi ni ijambo rikomeye cyane nuko rero muvandimwe uyu munsi tugiye gutandukana twibaza iki kibazo ni kuki twakira nk'umugisha ihirwe Imana iduhaye ihirwe uri kuryumva ikintu cyiza ni kuki tucyakira nk'umugisha waba wabonye akazi ugakoma amashyi waba wabonye imodoka ugakoma mbese bya bindi byose kuki tubyakirana ibyishimo waba ugize akaga ngo ni kuki twakira nk'umugisha ihirwe Imana iduhaye ni kuki tutakwakira neza ibyago itwoherereza icyo kibazo rero urara ugitekereza wirirwa ugitekerezaho biraterwa n'igihe wumva izi audio ariko fata igihe cyo kubitekerezaho muvandimwe ndakwingize kugira ngo ufate igihe ubitekerezeho ni ukubera iki wakwishimira ibyo wasabye ariko Imana yaguha ikigeragezo kandi ishaka kukuzamura ukavuza induru Imana rero iguha umugisha uye kureba uko bikwiye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.